Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko bisanzwe. Reka nkomeze ngushimire wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like ndetse na comment. Nawe utarabashije kugira icyo ukora ariko ukareba, ndagushimira kubw'iyo nkunga waduteye. Ubushize nari ndimo mbabwira ku muntu wari wambajije ikibazo cy'inzoga, ati se inzoga zihuriye n'uburwayi bwo mu mutwe ubwo ntubeshya? Nagusobanuriye mu ijambo riri mu Migani, usomye mu Migani 23 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 35, utiriwe unarenga aho ngaho, nawe ubwawe wakwisubirizwa. Kristo Yesu akuzwe. Nawe wakwisubirizwa kuko batubwira byinshi, batubwira umuntu wasinze uko aba ameze, batubwira imyitwarire, ariko rwose muvandimwe niba unanywaho gerageza umwe mu rugero, umwe gakeya, we kugera ubwunywa ku buryo wata ubwenge. Uyu munsi rero tugiye kureba umukristu mu bigeragezo. Kristo Yesu akuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe, bikadutandukanya ari ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubingize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi yakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Kristo Yesu akuzwe. Kuba twatangiranye ndumva narababwiye yuko ndi umukarisimatike. Reka mbasuhuze abakarisimatike mwese aho muherereye, mugire Roho Mutagatifu. Murabizi isano dufitanye namwe ni isano isombye y'amaraso. Kristo Yesu akozwe. Uyu munsi rero tugiye kureba umukristo mu bigeragezo. Nababwiye ko nkunda kuririmba, reka niririmbire rero mujye munyihanganira. Nta nyoko ukubyara yaguhinduka, ariko Yezu we ntajya ahinduka. Umugabo washatse yaguhinduka, ariko Yezu we ntajya ahinduka. Na so wakubyaye yaguhinduka, ariko Yezu we ntajya ahinduka. Umwana wibyariye yaguhinduka, ariko Yezu we ntajya ahinduka. Umuturanyi wawe yaguhinduka, ariko Yezu we ntajya ahinduka. Umuvandimwe wawe yaguhinduka, ariko Yezu we ntajya ahinduka. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi ushobora kuba wahindutswe n'umugore washatse. Uyu munsi ushobora kuba wahindutswe n'umugabo washatse. Uyu munsi ushobora kuba wahindutswe na nyoko wakubyaye. Uyu munsi ushobora kuba wahindutswe na so wakubyaye, ariko abo bose nibaguhinduka ujye wicara wiririmbira uti, umwana wibyariye yaguhinduka, ariko Yezu we ntajya ahinduka. Kristo Yesu akuzwe. Ikindi nagushishikariza ni ukudahora mu maganya nka ya Yeremiya. Uzasome mu gitabo cya Yeremiya, usome neza witonze, uzabona ukuntu Yeremiya yabayeho, ukuntu yabanye n'abami, ukuntu byageze aho ngaho Imana ikamutuma nyine, ariko akaza kwibaza ati se ko ndi umusore, ubu ndagera gute? Akitwaza ko ari umusore. Ariko uko waba umeze kose, uko waba uri we wese, mu by'Imana ntawuhejwe. Waba ufite ubumuga,
waba udafite ubumuga, waba muzima, waba urwaye, umaze kubatizwa wese agakomezwa, abahawe kubwiriza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Kristo Yezu akozwe. Wiheranwa n'agahinda rero muvandimwe, ndagukomeje. Wihera mu bibazo bitarangira by'ingo zino minsi. Wihera mu bibazo bitarangira by'imiryango y'iminsi ya none. Wihera mu bibazo bitarangira bya nyoko wakubyaye akaguta iwanyu. Wihera mu bibazo bikomeye byo mu miryango bidashira impande zose. Uyu munsi wa none soma amateka ya Yeremiya, numara kuyarangiza ku musozo wayo uzabona ko handitse ngo iryo sezerano, mbese uko kubana uko kubaho kwa Yeremiya muri iyo mibabaro yose, hasi handitseho yuko mu by'ukuri isezerano rishya ryaje riziyeho Kristo Yezu, ariko rikaza rije gukuraho ya maganya ya Yeremiya. Hari abantu bo mu minsi ya none rero biberaho nk'uku nguku, ugasanga arahora mu isezerano rya kera gusa, arahora mw'ayo maganya ya kera, kandi ntiyibuke ko Yezu yaje kuducungura. Kristo Yezu akozwe. Yezu yaje kuducungura, kandi icyo gihe umuryango mushya w'Imana ntago ugomba gukomereza muri ayo maganya, ahubwo ugomba kwibuka isano ufitanye. Dufitanye isano isumbye iy'amaraso. Ukwemera n'urukundo nibyo biranga umukarisimatike nyawe. Kristo Yezu akozwe. Ukwemera n'urukundo nibyo biranga umukristo nyawe. Igihe uri mu gahinda, wagize ibyago, wabuze abawe, wiheranwa n'agahinda. Kwibuka ntago ari bibi, ni byiza, ariko kandi wibuke no kwiyubaka. Igihe cyose wagize ibibazo, igihe cyose wagize agahinda, wibuke ko Yezu yaje gukuraho ibyo byose byari bikuboshye, akakubwira ati mwana wanjye ndagukunda, mwana wanjye ndi kumwe nawe. Yezu Kristo akuzwe. Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ugera ku Mana atamunyuzeho. Kristo Yezu akuzwe. Niyubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mariya utarasama inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Bazina bacu batagatifu, mudusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.